Je crois en toi, mon Dieu. Je crois en toi. Oui, moi, si près de moi. Ikaze inshuti bakunzi ba Ejo Heza Show, turabakunda cyane kandi tugakunda ko mudahwema kudukurikira ku biganiro tubagezaho ndetse no kubasusurutsa nk'uko dutangiye ikiganiro cyacu mubyumva. Ahangaha uyu munsi tubafitiye show, ikiganiro cyacu cya mbere kuri kamera. Twari dusanzwe cyangwa twari tumaze igihe tubakorera ibyegeranyo bitandukanye, by'umwihariko bigaruka ku buzima bwa Kiliziya Gatolika cyangwa ku mihango itandukanye y'ibibera muri Kiliziya Gatolika. Si uko gusa rero, siko bizahora, siko bizaguma. Uyu munsi twaje kuri kamera kugira ngo n'abatari banzi bamenye. Ni njyewe Joseph Lucky mwakunze kumva mu majwi, ariko ubu ngubu naje imbere ya kamera kugira ngo tubashe kwishimana namwe turi kumwe. Uyu munsi tubafitiye umutumirwa wacu atangiye aturirimbira indirimbo nziza cyane, asaba Nyagasani kuduha ndetse no kutwongerera ukwemera nk'uko mwabyumvise, yaba mu gice aririmbyemo mu rurimi rw'igifaransa ndetse no mu gice aririmbye mu rurimi rw'ikinyarwanda. Ndizera neza umutumirwa wacu ari bubasusurutse kandi akabafasha kuryoherwa. Umutumirwa rero reka tumwakire kuri kamera yacu ubundi atwibwire. Umutumirwa Sam, uraho neza? Uraho neza Joseph. Urakoze cyane, wakoze kuza. Abantu bari bakeneye ko kuri Ejo Heza Show twakira umutumirwa umeze nkawe, umutumirwa uza akabasusurutsa, umutumirwa uza mbese akabafasha kumva baryohewe n'ubuzima barimo, kugira ngo bazagere ejo heza. Ejo heza habo hakomeze kuba neza, bakomeze kuhategura neza. Rero nubwo nkwise Sam, yego urabona umunsi sesa, urabivuga neza kabisa. Uyu munsi rero nubwo bwose mvuze izina ryawe rimwe, ariko reka ngusabe wibwire abadukurikiye cyangwa na benshi bazareba iki kiganiro cyacu tugiranye kuri uyu munsi, bamenye uwo tuganira uwo ari we mu buryo burambuye. Amazina yanjye nitwa Samuel Iyakaremye. Yego. Ntabwo ndi ingaragu, cyane ariko kikubaza. Ndubatse, mfite umugore n'umwana. Yego. Mu buzima busanzwe nkaba ndi umurezi, nkora mu ishuri ryitwa Saint Benoît, Ecole Saint Benoît. Yego. Hari i Bumbogo. Yego. Mu Birembo. Ikindi ni uko nkunda kuririmba. Ukunda kuririmba? Uze kongera akajwi
kugira ngo abantu bataza kugira ngo ntuzi kuvuga neza kandi nzi kuvuga pe. Baraza gushyiramo ekuteri nta kibazo. Barambara ekuteri kugira ngo babashe kumva neza. Yego Samuel Yakaremye, urakoze cyane, turishimye natwe kuba uyu munsi cyangwa muri aya masaha turi hano turi kumwe, kandi mu by'ukuri ukaba utaje imbokoboko nk'uko ubivuze, ukunda kuririmba birigaragaza, we nitwaje igicurangisho bivuga ngo uraririmba ukanacuranga. Ndagerageza. Uragerageza. Urabizi koko urandusha, njye ntabyo nzi. Urabizi cyane. Nawe urabizi. Ngiye gucuranga ntabyo nzi. Ejo bundi sinakubonye. Niba waranambonye narabeshyabeshyaga ubwo. Ko nyine nakubonye. Okay. Ntacyo, turakwishimiye kuri Ejo Heza Show kandi twishimiye kuba turi kumwe. Nk'uko rero waturamukije ukaba unatubwiye amazina yawe, mbere y'uko dukomeza kugirana ikiganiro cyacu, reka tugusabe wongere udukorere mu murya n'ubundi utwibwire neza kubera ko kari ya introduction, noneho tubwire n'ubundi mu buryo bw'igicurangisho. Twiyereke, wongere udusuhuze neza kugira ngo dukomeze kuryohera. Hagati aho ikiganiro cyacu haraza kwiganzamo kuryoherwa n'iki gicurangisho kuko gitanga ibyishimo muri rusange. Gushimira Nyagasani kw'ibyiza Yesu ngero, gushimira amashyi menshi cyane Sam, ndabyumva intoki zawe, uburyo melodi yawe ijyana n'ijwi, mu by'ukuri ni ibintu bishimishije cyane. Murakoze Joseph. Byagufasha igihe kingana iki kugira ngo umenye gucuranga gutya? Igihe cyo ko ntabwo ari gito, nta nubwo ari kinini, kandi nta nubwo birarangira, baracyakomeza no kumfata ikindi gihe. Ubu uracyakomeza kwiga? Yego. Ubu narizi ngo ugeze ku rwego udakeneye kwiga, ahubwo ibyo uzi nyine bihagije cyane. Kereka nyine uramutse upfuye nibwo kwiga biba birangiye. Yego. Yego ndabyumva. Sam, turagushimiye cyane, uririmbye indirimbo nziza ugira ati nagushimira nte Nyagasani ku byiza wankoreye. Abantu bose, buri wese nta wabura icyo ashimira Imana mu mutima wiwe, yaba abadukurikiye buri wese. Rero Sam, watubwiye ko uri umurezi, nibyo koko? Harya watubwiye ko wigisha ku kihe kigo? Ecole Saint Benoît. Saint Benoît. Icyo giherereye mu gihugu cy'u Rwanda. Mu gihugu cy'u Rwanda. Bivuga ngo mu gihugu cy'u Rwanda hose icyo kigo kirahari, nako iryo shuri rirahari? Ndacyakomeza. Yego. Umujyi wa Kigali. Akarere ka Gasabo. Yego. Umurenge wa Bumbogo. Ni hafi aha ngaha none. Hariya hakurya. Bumbogo waba ubizi ko ariho u Rwanda rwatangiriye? Mu mateka narabyize, mu Rwanda rwa Gasabo. Bumbogo hariya hafi ya Nkuzuzu. Aho bavugaga ni muri Bumbogo? Bumbogo hariya nagushishikariza kuzatemberayo, uzabona naho umwami Ruganzu yari atuye. Yego. Noneho mu kagari Kangara, umudugudu wa Birembo. Mu Birembo se hari umuntu utahanze? Mu Birembo numva narigeze kuhatemberera rimwe. Nakubonye nawe. Nigeze kuhatemberera. Nigeze nkubona uri gutega akamoto mu Birembo. Utumoto ndadutega cyane buriya. Twari rero tukiri aho ngaho nk'uko wabyumvise, aha ngaha ni kuri Ejo Heza Show,
Sam, ugendeye ku muziki wawe, ku buryo uririmba, ku buryo ucuranga, ese uyu muziki, iki gicurangisho nka piyano umuntu yize ishobora kumufasha kubaho nta kindi kintu akoze akabeshwaho n'iyi piyano? cyane. Tuganirize tubwire. Yego, ubu ngubu burya kugira ngo umuntu abeho bisaba ibintu byinshi cyane. Nk'iyo ncuranze nkaririmba ndishima, buriya iyo nishimye bituma uyu munsi hanjye haba heza. Harya kuri ejo heza, ndatekereza ko ntabwo wagira ejo heza udafite uyu munsi heza. Ibyishimo rero biri mu bituma nshobora kubaho, kandi imibereho yanjye igatandukana n'umuntu udacuranga. Icyo ni kimwe. Buriya ndarishatse kubwira ko kubaho mbere na mbere, kugira ngo ejo heza kameramani wacu agerageze kwiyegereze kabisa abantu bakubone neza ubwo buhamya babwumva. Ntabwo ari ngombwa ko tubanza gutekereza ku mafaranga. Urabizi ko ubu ngubu ibiceri nibyo bisigaye bijya imbere. Amafaranga, money. Ariko mbere na mbere ni ukugira mind nzima, itekereza neza, ku buryo mbese uba umuntu muzima, noneho ibindi bikaza biherekeje icyo ngicyo cy'ingenzi. Ubwo rero icya mbere nkikubwiye cy'uko bituma wishima, stress zikashira, kandi noneho buriya ntabwo wamenya gucuranga utarabyize. Kwiga buriya nabyo bifungura umutwe, cyane ko umuziki buriya ni ubugeni, ntabwo ari nk'ikintu wiga rimwe. Ni art, ni ikintu wiga kigusaba guhora ukora buri munsi, uhanga udushya. Ibyo byose rero biragenda bikanagufasha mu buzima busanzwe, ukaba umuntu ushobora gutanga ibisubizo. Ikindi kugira ngo ujye ubibona ko ahantu henshi muri event zose, uzambwira ahantu hajya aba event ntihakenerwa nk'umuziki, yaba event y'ibyishimo, yaba event y'agahinda, uzambwire. Nanjye ubwo ndaza gukomeza kubitekerezaho ndebe niba ari byo. Ubwo rero icyo ni igihita kikwereka ko umuziki wenda njye si umwuga wanjye, ariko nawo muri serivisi zikenewe hanze aha n'abantu batandukanye. Ubwo rero nkaba navuga ko byose birashoboka. Sam, murakoze cyane. Ntekereza ko abantu badukurikiye cyangwa abazadukurikira bari kugumya kubyumva. Ikibazo kimwe cy'amatsiko, Samuel w'umucuranzi, Samuel w'umuririmbyi. Sam, uririmba ku giti cyawe, uririmba mu makorari, wese ugira indirimbo zawe bwite mu buhanzi bwawe. Ese uri umuhanzi, waba hari igihangano ufite ukaba ubihuza n'ibicurangisho? Tubwire ako kantu bimeze bite, cyangwa uririmba iz'abandi gusa wowe ntazawe uririmba? Byose ndabikora. Hari nk'ibyi mu kanya twaririmbaga, nagushimira Nyagasani kubyiza. Ahubwo se ko nabonye uyizi wayimenye? Oya, urumva, ahubwo njyewe nari nyizi, ariko ntazi ko ari iyawe. Ni iyanjye, ni juste indirimbo nsanzwe nyumva, ariko ntabwo nari nzi ko ari iyawe. Ni iyanjye. Urumva, amashyi menshi cyane kabisa. None nicaranye n'umuhanzi. Ndishimye. Urumva, yaba izanjye n'iz'abandi, byose turabikora kugira ngo umuziki ukomeze utwubake. Murabikora wowe nande? Murabikora wowe nande? Wowe wenyine n'abandi? Hari ibyo nkora njyenyine, hari ibyo nkorana n'abandi mu magroupe, mu makorali. Kugira ngo niba utari unabizi, hari groupe The Pars in Christ. The Pars in Christ. Mu Kinyarwanda bisobanura iki? Inshuti
muri Kristo. aha yego rwose iyo birasobanutse. ngiyo nyiririmbamo. Yego. Kandi nizere ko ibihangano byacu ujya ubibona. Ibyo niho ushobora kuba ariho nabyumviye ahubwo hari ibihangano mugira. Birahari byinshi. Turaza kubigeraho kandi uze kubwira kongera ujye kuri YouTube wongera wumve. Urakoze cyane Sam, ni byiza, reka dukomeze tuganire kugira ngo abakunzi bacu n'abandi bose badukurikira cyangwa bazadukurikira bakomeze baryoherwe. Hari ikibazo cy'amatsiko kindi nacyo mbise ngira. Sam, watubwiye ko uri umupapa ufite umugore n'umwana. Sam, ujya guhitamo umugore mu bantu byemewe n'amategeko. Ni iki, ni itorero cyangwa kiliziya? Mbese njyemba muri umukristo muri kiliziya gatolika, ntabwo ari mu itorero. Urakoze cyane, icyo nacyo turagisobanukiwe. Uri ukuvuga ngo uri umucuranzi, uri umuririmbyi ukorera ubutumwa muri kiliziya gatolika. Wabimenye. Yego. None ujya guhitamo umudamu mu bandi, Sam, kondisiyo yo kuririmba ntabwo yabaye iya mbere, kuko nabonye ukunda kuririmba. Bibwira abadukurikiye, kondisiyo yo kuririmba ntabwo wayimusizeho, wabanje kuyigendaho kugira ngo muhitemo. Nawe urinjirira rero. None reka tubwire abadukurikiye kugira ngo nabo bajye ntabwo wabyira kondisiyo, kuko buriya kugira ngo umuntu muzabana ubuzima bwose akaba mu parteneri w'ubuzima bw'imishinga yose, ntabwo ari ngombwa kugira ngo ushyireho kondisiyo imwe ngo ijye kuruta izindi. Gusa nyine nako yo kajemo urishima kurushaho. Kuri ibyo byo igisubizo nguhaye ni oya nka 69%. Ariko bivuga ngo zikuririmba. Ubutaha, ikiganiro cy'ubutaha, kameramani ubyumve, nimbyibagirwa uzanyibutse, tuzagikora Sam yicaranye na madamu. Aha nicaye zaba ndi ku ruhande, Sam ari kumwe na madamu, Sam acuranga, madamu aririmba. Sam, ndaryohewe, mbise ngira amatsiko yo kumenya mu rugo rwanyu mubayeho mute. Ntabwo usanga aho muri hose muba muri kuririmba, biba bimeze bite? Sinagiye nkubwira kenshi muze kudusura. Zazanye ubwo mbonye noneho igita kinkwega cyane. Ubwo nyine ayo matsiko uzayashira nuzi. Yego. Icyo kintu tuzagikoraho cyane. Tuzagikoraho. Madamu wawe ntabwo ngusabye ngo umuvugire kuri kamera, azabyivugire igihe tuzaba twamutumiye, ariko nizeye ko abantu bacu, abakunzi bacu bazaryoherwa no kumubona ndetse no kumva umudamu uririmbana n'umugabo we. Kandi nshishikarije buri wese kuzajya akomeza kutureba, ndetse n'utarakora subscribe akayikora, kugira ngo ikiganiro cyose twaprodinze cyangwa dushyizeho kibashe kumugeraho mu buryo bworoshye. Abakunzi bacu nizere ko babyumva, ndetse n'abandi bazakomeza gukunda ibiganiro byacu. Mujye mukora subscribe kugira ngo bibagereho bwa mbere. Sam, nka directeur, nk'umurezi, aho kukimbise nkuzamura mu ntera, uziko mwise directeur, mbabarire humura ndi we iki njye nangiye kuba nk'umurezi nka directeur. Ariko rero directeur banza nuko twize dutinya aba directeur. Uravuze ngo uri directeur? None se directeur nawe ni umurezi. Aha, tubwire rero nka directeur ufite staff y'abarimu uyoboye, ufite abana urera, ubimazemo igihe kingana iki? Uri umurezi, uri umudirecteur? Imyaka yose hamwe maze mu burezi igera kuri 5. Experience gukora, nubwo tukubona nk'umuntu ukiri muto, ariko nuba experience imaze kuzamuka bihagije kabisa.
none tubwire ubana gute n'abakozi mukorana nka diregiteri w'umucuranzi w'umuhanzi mubana mute nyine kubana nabo mukorana ni ugukorana nyine ni ugukorana tu ibyo bigize ibanga nyine ugakora inshingano zawe yego n'undi agakora ize hanyuma nyine bikavuga uryohe byose ubundi bikagenda neza reka dukomeze dushimire Samuel umuhanzi wacu mwabyumvise aririmba muri groupe The Pass Group cyangwa The Pass ni class mwabyumvise inshuti muri Yezu muri Kristo inshuti muri Kristo ntaza kuvuga izina ryanyu nabi ujye umfasha utubinyuzuriza turagushimiye cyane none The Pass Group mukorera ubutumwa hehe kugeza ubu ngubu aho mubarizwa ku buryo uratubwira n'uburyo mukora niba gukora ubutumwa gusa cyangwa niba hari n'ahandi abantu babatumira mukaba mwabasusurutsa kuko urumva itsinda rito yuko byasa kose hari ukuntu rishobora gufasha abantu gususuruka The Pass Group ikorera ubutumwa hehe ese wabashaka yabashakira bibwira abakunzi bacu ku buryo n'igihe cyose babakenera wavuze ko muririmba indirimbo zanyu ndetse mukaririmba n'izindi mukainterpreta n'izindi umuriro nutadutenguha nuza kuboneka uraza kongera udushyiraho nk'indi ndirimbo waturirimbiye iya groupe yawe kandi ubwo waturirimbaza kuturirimbira n'iyindi ego Sam mu kanya twari tumaze rero kuganira kuri byinshi bitandukanye ndi kukubwira ko ikiganiro cy'ubutaha nifuza ko nazagutumira na madamu kugira ngo muze mudususurutse n'abantu badukurikiye bumve uburyo umugabo abasha kujya imbere ya keyboard agacuranga noneho madamu ari kuririmba bumva uburyohe burimo niho nari mu kanya ibyo bintu nari mbivuzeho ndi kwifuza ko icyo kiganiro tuzakigira none nakubajije uti gucuranga bishobora kubeshaho umuntu ari nka kariyeri ni gute tubwira imirongo itandukanye bishobora kumufasha kubaho ni uburyo butandukanye ubu ngubu buriya muri bisi tugenda twumva indirimbo yego niba utajya wowe kwako ufite utega moto gusa ariko buriya abantu tugenda muri bisi rusange haba harimo uturirimbo tugenda tudufasha kugerayo neza noneho n'ejo hakazaba heza noneho si aho gusa iyo ugiye uzarebe ahantu henshi amatorero yose n'amadini abenshi bakoresha indirimbo mu bukwe usanga harimo bande harimo amatorero harimo mbese nshatse kukubwira ko umuziki ujya ahantu uboneka ahantu henshi ni ikintu kikwereka leta nayo yafashe gahunda y'uko abo bantu bose izo ni serivisi rwose zishobora gucuruzwa ku buryo n'abantu bazajya bazisorera yego mbese ubona leta ishyira ikintu nk'umusoro wagize ngo yashyira ikintu nk'umusoro nta kantu kavamo kitinjiza kidafite uburyo biterwa na kariyeri urimo ariko hari uburyo butandukanye hari abantu bakora umuziki ku buryo binjiriza agafaranga bakabaho nabo bagashobora kugira umunsi heza n'ejo heza nkaba nashishikariza nyine abantu bakora muri ubwo buryo kuzajya bizigamira kugira ngo ejo habo hazabe heza urongeye tugaruye kuri topic cyangwa kuri titire aho twari tugeze aho twibazaga nyine uburyo umuziki aho ukoreshwa hatandukanye wahasobanuriye mu ma event atandukanye hari ukunda umupira ukunda siporo siporo ndayikora ni izihe siporo wisangamo cyane muri wowe siporo mfite akanya nkora kursi nkagenda nkiruka
ko mbona uberanye no gukina volleyball. Volleyball hari icyo waba uyiziho cya basket? Ibintu bikubere byose ntabwo wabikora. Uberewe na byinshi. Ugira bicyo ukora ibindi, ariko nayo ni umukino mwiza, imikino myiza ifasha abantu kwidagadura kandi bakanagorora ingingo, nabo bakazagira ejo heza habo heza koko nyine bya nyabyo. Mbo siporo ni ubuzima, n'igihugu cyacu mubabona ko kidushishikariza gukora siporo, ni nayo mpamvu igihugu cyabirebye gishyiraho umunsi wihariye, amasaha runaka yitiriwe aya siporo. Buriya baba barebye kure, baba baturebeye igikenewe, niyo mpamvu siporo ari ngombwa mu buzima. Ariko muzike nayo hari aho mbona nayo tuyisanishije na siporo ubona byagirana isano ndetse bikaba byakorana nk'uko wabivuze. Uzarebe twagiye mu stade akenshi Rayon Sport yakinnye na APR, muri ayo makipe urayazi? Birumvikana. Ufaniye muri yo? Ufaniye muri imwe muri zo? Imwe muri zo. Wahitubwiye kugira ngo bidushimishe natwe? Imwe muri zo. Urakoze. Iyo uwo mukino wabaye akenshi cyangwa se hari andi makipe akomeye yakinnye, ubona bahamagarira aba entertainer cyangwa abasusurutsa abantu mu muziki. Bivuga ngo umuziki ni ingenzi, bivuga ngo umuziki ni ikindi kintu cyakiyongera ku byo umuntu azi akabana nabyo kandi bikagenda neza. Siko bimeze buriya? Niko bimeze. Ndumva aho ngaho nta buyobe burimo. Rero Sam, turi kugenda tugana ku musozo w'ikiganiro cyacu. Mu by'ukuri nk'uko tubwiye kuri umurezi, ufite ishuri ureramo abana, ese umwana ubundi umuntu yagatangiye kwiga gucuranga ageze mu gihe kingana gutangana gute? Ni ryari umuntu yakegeye yafata gitari, yafata piano akicaraho agacuranga kugira ngo abashe kubifata neza? Ese ku myaka yanjye myinshi ngize ubu nanjye nakiga gucuranga bimenya, si ikigero cyiza cyo gucuranga ni mu yihe myaka? Urebye burya ubundi impano iravukanwa. Yego. Impano ro kuba umuntu ayivukana bivuze ko uko agenda akura burya naye akurana nayo. Ariko burya kugira ngo nyine ibe yagera, hari abantu benshi bafite impano zidakora. Yego. Kuba ko nyine bakuze bakurira mu bindi, ariko impano zabo mu kintu runaka igakura isinziriye. Yego. Ubwo rero umwana nawe ku kigero cyose buriya hari icyo ashobora kwitoza kijyanye no kuzamura impano ye. Ni ikimenyimenyi, ntabwo ujya ubona abana bafite umwaka umwe, imyaka ibiri, ugasanga akunda ari gufata indirimbo akaririmba kandi ukamenya ko ariyo. Yego. Kiriya nacyo ni icyiciro cye. N'ibindi rero uriya mwana nawe aba afite, ujya ubona hari ababyeyi bagira umuco mwiza, akamugurira nk'igikinisho cyo gucuranga. Biriya byose nabyo iyo umwana afite umuntu umuri hafi kuri buri kigero hari ibyo yakwiga kandi akazamura impano ye hakiri kare, akazagira ejo heza. Akazagira ejo heza. Dusoza rero reka tuguhe umwanya ushishikarize, ese ushobora gufasha abana kwiga muzike? Ese niba ubafasha watanga kontakte yawe cyangwa twazagira ubundi buryo tubimenyekanishamo? Wafasha umwana kwiga gucuranga? Kuko ndabizi ababyeyi hano hanze bari no kudukurikira nabo bari motive kuri icyo kintu, ku buryo bashishikariza abana babo kuzamenya gucuranga nkawe. Ese uwaza ngo umwigishe wamwigishe se yagusangayo? Ibyo ni ngombwa cyane. Kandi urabona wenda nubwo ntabwo nzi imyaka ufite. Yego, ni myinshi pe, irahagije. Ushaka kuba uri mu bantu binjiranye na Nowa mu bwato. Urebye muri icyo kigero. Ariko narashatse kuvuga ko ntabwo nzi yari, ariko nanjye ushobora gusanga
narabaye nari nk'umuhereza umusaseridoti Melkisedeki. Ariko nshatse kuvuga ko imyaka yacu dufite hari uko byagenda kose hari ibyo tuba dutamba tuvamo, ni ngombwa rero kugira abo dusigira ubwo bushobozi. Ubwo rero umuntu uzashaka ko namufasha, kandi hari n'abandi nsanzwe mfasha kwiga, hari abo nigishije babimenye, hari n'abandi nzakomeza kwigisha nyine bakabimenya, kugira ngo ejo heza hazabe harimo umuziki. Ubwo ngubwo wakenera ko mufasha ni karibu rwose. Araza kwandika muri comment kabikeneye tubahuze. Ukoresha izihe platform za social media ku buryo umuntu yajyana kwandikira mu buryo bwihariye? Njyewe kuri nkoresha Facebook, bakoresha Instagram na YouTube. YouTube yanjye bwite ni Iyakaremye Samuel. Yego. Iya groupe ya The Pars in Christ, yakwandika The Pars Group. Nayo bakomeze bajyeho barebe ibihangano mwakoze bitandukanye, naho bakore subscribe hose. Turaza no gupininga wenda ntuze muri comment, cyangwa se turabaraza kuyibona link yawe ku buryo bakoraho subscribe, bagakomeza bagateza umuziki nyarwanda cyangwa umuziki w'abana b'abanyarwanda imbere, kugira ngo utere imbere muri rusange. Kuri Instagram ni Samuel Iyakaremye. Samuel rero n'ubundi nizeye neza ko turi kumwe kandi tuzakomeza kuganira kenshi. Nizeye ko igihe cyose tuzagutumira tuzakubona. Murakoze rero namwe kuri ubu butumire. Yego. Kuri Ejo Heza Show. Yego. Ubwo rero ndagushimiye ko wantumiye, kandi nkaba nanashimira n'abakunzi ba Ejo Heza Show, ndetse n'aba The Pars muri rusange. Twe bose ngira ngo bakomeze bashyigikire Ejo Heza Show, bareba ibiganiro babateguriye, bafashe umwanya wo kwegeranya kugira ngo bakomeze bagushyigikire, kuko nibo bagenerwa bikorwa. Yego. Turagushimiye. Namwe murakoze cyane. Yego, Imana iguhe umugisha. Sawa. Sawa. Hasta la vista.